Mana yacu turagushimiye cyane, turagushimiye kuko uyu munsi turiho turi bazima duhumeka umwuka w'abazima. Turagushimira ko turi kugana ku musozo w'uyu mwaka, twahuye n'ibihe bitandukanye ariko warahabaye. Turagushimira kuko warinze imiryango, turagushimira kuko warinze itorero, turagushimira kuko warinze u Rwanda n'abanyarwanda, turagushimira kuko buri muntu wese azirikana ineza yawe Mana. None uyu munsi twibuka gucungurwa kwacu, twibuka ko waje mu isi, twibuka ko waje kugira ngo uducungura bari kure y'Imana. Nutwemerere umukozi wawe ugiye guhagarara hano ntaba ari we, ahubwo turamusabiye Mwuka wera w'Imana umufashe, Mwuka wera w'Imana umuyobore, Mwuka wera w'Imana uzi icyo imitima ikeneye. Turasenze kugira ngo icyubahiro cyawe kigaragare, imitima yacu ibe yiteguye kwakira ubutumwa bwiza, kandi udushoboze kumva ijambo ryawe no kuryumvira no kurishyira mu bikorwa no gukora icyo ridusaba. Urakoze, turagushimiye. Tangirane n'umukozi wawe, usozanye nawe, natwe ubwoko bwawe turatuje, duteze amatwi, dutegereje kumva icyo uvugana natwe. Ni mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Igihe barimo hatunganya, ndabashuje mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nawe inyuma muranyumva, muzamura ibiganza kugira ngo mbimenye neza. Imana ibahe umugisha. Dushimiye Imana yongeye kuduha Noheri. Uyu ni umwaka isi yose, nta nubwo ari n'igihugu cy'u Rwanda, wahuyemo n'ibintu byinshi, harimo n'iki cyorezo cya COVID. Ubwo mfite mikoro yanjye mwanyemerera nkagakuraho. Ni iki gihe cya COVID, ku buryo isi yose ntabwo abantu bose bagiye mu materaniro, ariko dushimiye Imana ko mwebwe kandi twebwe kuri uru rusengero uwo mugisha twawubonye. Ariko ntabwo ari bose, hariho abadafite uwo mugisha wo guterana kandi ari kuri Noheri, kandi ntabwo nta zindi mpamvu. Ni igihe cyo kwirinda, ni igihe kigoye. Ni nayo mpamvu natwe dufite ayo mahirwe, ntituyapfusha ubusa, kuko COVID iracyahari, iri mu bantu, iracyakora, iracyica. Rero twabonye iyo privilege, twabonye ayo mahirwe yo guterana, ariko ntimuyangize. Yesu ashimwe cyane. Umushumba yashimye neza, aravuga ati kandi dushima Imana ko Noheri tuyiririye mu nzu y'Imana imaze imyaka n'imyaka. Naryo nirindi shimwe nka Nyarugenge mwakurura mukaryumva. Hari igihe mwayibonaga mukayibona ni inzozi, ari chantier, ugira ngo ni uruganda rutamenya urwo ari rwo, ubona nta forme, ariko urabona twateranye, turicaye neza, hariho umwuka uhumeka, hariho igishushanyo gisa gutya. Ni ibintu byo gushima Imana. Tuzamura Imana, tuyihe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turi mu minsi ya Noheri, reka dufatikanye, kandi umwanya wa wirukanka, kandi nibyo mureke dufatikanye ijambo ry'Imana. Noneho ibindi turagenda tubiganira buke buke. Tujye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ni ibice 9 n'umurongo wa 5. Yesaya ibice ni 9 n'umurongo wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba
ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Amen. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice ni icya mbere, naho turatangira ku murongo wa 5. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya mbere, umurongo wa 5, naho dusome mu izina rya Yesu. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe yaduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Amen. Imana ishimwe cyane. Twashimiye Imana ko turi mu bihe byiza bya Noheli. Ntago dushobora kuvuga Noheli, sinzi umwigisha wabibasha, anabivuze ubwo yavuze agace, nanjye sinabirangiza, ngo avuge Noheli ayitandukanye n'urupfu rwe, ayitandukanye no kuzuka kwe, kandi ayitandukanye no kuzagaruka kwe. Haleluya. Kenshi ushatse niyo waba ari umunsi wa Pasika, ko no munsi twibuka ko yadupfiriye kandi ko yazutse, ushatse wanasoma n'aya magambo nsomye, kandi ushatse wanafata amagambo wasoma umunsi batubwira ko yazutse, ukongera nayo kuyasoma kuri uyu munsi. Gutandukanya Yesu avuka, ukamutandukanya dupfira, ukamutandukanya tuzukira, ukirengagiza cyangwa ukibagirwa ko azanagaruka, ntibyoroshye. Turi no kuri Noheli, shatse navuga ngo Yesu azagaruka, nangize nkafunga Bibiliya nkataha. Haleluya. Nababwira ko yapfuye, muti uyu mugabo yavangiwe cyane ko cyane mugashaka commentaire mushaka, ariko ntiwatandukanya kuvuka k'umwami wacu mu bitandukanya n'urupfu rwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bashinzwe ivugabutumwa mu itorero ryacu, hari ibyigisho baduhaye by'iminsi 70. Mwese ndabizi kandi ndabashimira ko mwagiye mubikurikirana, mwakoze gahunda nkuko zagiye zigenda mu byiciro. Ejo icyiciro bashyizeho, hariho teme bashyizeho, iravuga ngo iyo teme numvisa yo tuza, nubwo ntayitindaho ariko ndasa nkaho ariyo ndimo kwitsaho. Iravuga ngo ivuka rya Yesu ritwigishe gutegereza amasezerano y'Imana no kwizera ko azasohora. Urumva n'uyu muntu wateguye iteme cyangwa se inyigisho, ni nkaho nawe yavuze ati ibyo byose nubwo turimo kwibuka ko yavutse, ariko tunibuke ko hari amasezerano azasohora. Kuki uyu muntu nubwo atari nge yatekereje ko akwiriye gushyiraho iteme akavuga ngo ivuka rya Yesu ritwigishe gutegereza amasezerano y'Imana no kwizera ko azasohora? Icya mbere gituma numva mbihuza cyangwa se ari byo nshaka kuvuga, nuko dufite Yesu mu bihe bitandukanye. Haleluya. Nasomye ahantu mwumva ari Yesaya bivuga, umwana w'umuhungu yatuvukiye, azitwa, ndaza kubigarukaho kuko niho nasomye. Ariko si uyu wenyine Yesaya, ko nawe nubwo ari uwa kera ushingiye igihe yavukiye, ariko hari indi message, ubundi buhanuzi bwamuvuze kera ku bwa Eva na Adamu. Imana irivugira ngo wowe Satani cyangwa wowe wanzoka we, nibyo koko wakuye muri Edeni, ariko urubyaro rukomoka kuri uyu mugore ruzakumena umutwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nubwo nawe uzarujya agatsitsino, ariko ruzakumena umutwe. Satani kandi araribika. Ikimbabaza, Satani message yamenye arayibika, azi kuyibika akanayigenzura, ariko twebwe turabibwirwa tukabitaho tubyumviye. Yesu ashimwe cyane. Cyokora ntabwo ari Nyarugenge. Haleluya.
iyo urebye uburyo Imana yahise ibona ko simvuze guhusha intego yari igambiriye ku mwana w'umuntu ihushijwe kandi aritwe tuyihushirije, yarababaye nk'Imana, vuga nk'umuntu yarababaye nk'Imana, ariko itigambirira uwo mwanya ko uko biri kose izamucungura. Imana ishimwe cyane. Ubundi twakagombye iyo tufashe Noheli uzasanga kenshi, ndetse iyo tukiri bato niko natwe twabyumvaga, no kurya neza, no papa kuzana umwenda mwiza mushyashya, no gusohoka, ni biswi ku bana, no utubombo, no kurya rwose, no gusurana imiryango, no kunezerwa. Ubu ndabizi muraza kumwe ngo ntutinde ko turashaka kujya muri Noheli, kandi nibyo, ntimugire ngo muraba muhushije. Ariko Noheli nyamukuru ni ukwibuka icyazanye umwami wacu Yesu Kristo, ni ukwibuka icyazanye umwami wacu Yesu Kristo, kuko ntabwo byari gutembera, n'uwatembera ntabwo yatembera muri iyi si. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri ni ukwibuka, ni naho uyu muntu wateguye iteme ashobora kubivuga, akabivuga muri rusange, akavuga ati ni amasezerano, mumenye gutegereza, bitwigishe gutegereza amasezerano. Ukaba wayakurura mu Imana yambwiye, yenda yambwiye ko nzaza mu rusengero nkuru, yenda yambwiye ko izampa imodoka, nabyo nibyo, yenda yambwiye ko izampa urubyaro, nabyo nibyo, ariko isezerano nyamukuru twebwe abizeye Kristo dutegereje ni ukumubona mu bice aje gutwara itorero rye. Ngiyo isezerano nyamukuru, ngiyo ntego, ngiyo musaruro w'ibintu byose, umushinga wose yadutangirijemo, ni ukuzabona umunsi umwe aje gutwara itorero Yakobo. Rero nkubwire umukozi w'Imana urimo kunyumva, umuntu twese ndabizi ko murimo kunyumva mu mpande zitandukanye, niba yarahanuwe ku bwa Eva na Adamu, agahanurwa n'abahanuzi mu ngeri zitandukanye ko azavuka, akavuka ukabibona, niba utari unariho ariko warabisomye kandi urabyemeza ko n'ibitabo bya siyanse birabivuga, agahanurwa n'abo bahanuzi ko azapfa bikaba, agahanurirwa n'abo bahanuzi kandi ko ku munsi wa gatatu azazuka bigashoboka, wishidikanya umunsi umwe tuzamubona mu bicu aje. Haleluya. Kandi uwo munsi azaza nitwebwe aje gucungura, uwo munsi urahari. Ariko ikibabaje ni iki, kandi ubwo yenda nishaka nsoza ubwo nageze aho ngaho, ikibabaje ni iki, nuko hari abarangaye, nuko hari abakigira ngo ni ibisanzwe, hari abadategereje uwo munsi. Kandi niba ibyo byose byarabaye, nta kizabuza ko n'icyanyuma cyaba. Ibyo nutabyemera yakwemezwa na bitatu bya mbere byabanje. Yesu ashimwe cyane. Hari umunsi umwe azaseruka ku bicu kandi aje gutwara abantu be. Umwami Yesu nigarukire rero mu ijambo, Yesaya aramuhanura, aravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, umwana w'umuhungu yatuvukiye, kandi uwo mwana azitwa igitangaza, umujyanama. Yesu ashimwe cyane. Azitwa igitangaza, azaba umujyanama. Imana ishimwe. Bakozi b'Imana, ndakomeza kubumvisha, arimo kunkurikira namwe turi kumwe hano, ni mukomeze mutekereze ko twabonye umucunguzi. Yesu ashimwe cyane. Umucunguzi waducunguye, ntago nzi kuntu ndi butangiye urugero kugira ngo tubashe kubyumva, ariko ni mukurure, reka mbanze mbazane mu bisanzwe by'umubiri bisanzwe, mwumve iki kintu umwami wacu Yesu yakoze. Sinzi kuntu ndi bubegeranyirize kuko biragoye, ariko ntago buri wese nakurure atekereze nk'igihe yigize kubona umuntu umucungura, ukankoresha terime yoroshye. Buri wese nakurure abonye ati hari igihe ntangire ku bintu byoroshye, hari igihe nari nguye mu mazi, niba hari abantu baturiye n'uruzi cyangwa n'inyanja, hari igihe nari nguye mu mazi, umusara ahita anjabura, uwo munsi nari mfuye, amazi yarangije.
hari igihe nari ngeze mu gice cy'abambuzi, ndimo ndakurura, hari igihe nari ngeze mu gice cy'abambuzi, ariko kubw'amahirwe mbona imodoka iraje iciye ku mpande ivuza amahoni, abambuzi baragenda, bagenda batantwaye amafaranga cyangwa batanteye ibyuma, nabyo bikurure. Ubwo kigihe n'icyo kintu cyaragucunguye, kurura utekereza igihe wari upfuye, ntabwo nzi mbizi, ariko ugiye kujya ubona abantu baragucunguye, kandi iyo batinda gato fini. Aho bantu baragucunguye mu buryo bw'umubiri, icyo gihe ntabwo umubiri wawe wahise upfa. Kurura ikintu cyose cyari kigiye kukubaho, ariko hagahita haba intervention, hagahita haba ikindi cyangwa undi muntu uhita intervene, kandi wabishyira mu nyurabwenge ugasanga iyo atinda gato ubuzima bwawe busanzwe bwari burangiye. Icyo numara kugikurura, uwo muntu wakoze icyo kintu ugarure umuhe valeri mu buzima bwawe. Uti uyu muntu iyo atahaba byari kungendekera gute? Noneho abo bantu bose mvuze nshyize muri iyo generalije gutyo, nta n'umwe urajya ku rwego rwa Kristo. Nibwo umenya iki turimo kwibuka uyu munsi. Uretse kuducungura, akaducungura n'umubiri, ndetse n'abo bose regana kubwiye ni Kristo wari inyuma. Uretse no gucungura, nagiye ntanga ingero z'umubiri, we anaducungura kubw'ubugingo. Yesu ashimwe cyane, kuko ari umunsi umwe ubu buzima tuzabuvamo. Twari kure y'amahanga, twari kure y'amasezerano, niko Pawulo yavuze abwira aba Befeso twasomye. Twari kure y'amasezerano, ntabwo Imana rurema yari iyacu. Kuko niba mwarakurikiye, twese tubyarwa na Adamu, nibyo. Ariko uko generasiyo igenda ivuka, twagiye dutakaza ubumana, twisanga twebwe mvuge abanyafurika nubwo atari bo bonyine, twararangije kujya kure cyane y'amasezerano. Imana yagiye ifata, ikabona barananiranye, igafata igeraho ifata inzu imwe gusa ya bene Yakobo, ari bo Bisiraheli. Abandi bose turatakara. Yesu ashimwe cyane. Kandi na bene Yakobo ntabwo bahagejeje, yari inzaza umunsi twibuka uyu munsi, nabo barangije gutakaza. Noneho nabanje kujya mu mubiri, mbumvisha uwaducunguje umubiri, ndagukurura, sinzi ikintu cyakubayeho cyatuma wibuka umuntu wagucunguye, iyo atinda gato byari kukurangirana. Shaka gukurura ngo nkumvishe Kristo ikintu yakoze kugira ngo twebwe uyu munsi tube turiho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesaya aramuhanura rero, aravuga ati ni umujyanama w'igitangaza, cyangwa se igitangaza, umujyanama. Iyo ukuruye icyo kintu, kuvuga ngo ni umujyanama w'igitangaza, cyangwa se ni igitanga, azitwa igitangaza, umujyanama, ni ukuvuga ko ni umwami ugiye kwima, kandi ugiye gushyira ibintu byose ku murongo. Ni umwami ubizi ko aje muri desordre, ni umwami ubizi ko aje mu bihe bigoye, ni umwami ubizi ko aje ibintu byose byarageragejwe biranga, amategeko yashyizweho pana, hashyirwaho abahanuzi biranga, hashyirwaho abacamanza biranga, abami bajyaho biranga. Aravuga rero, iki ni igihe ngo nanjye niyizire. Twarafashe bake bashoboka, wenda abo aribo tuyobora nabyo biranga, reka niyizire kandi nzanywe n'amahanga yose. Kandi rekaze, icyaha twakoze cyagombaga kwishyurwa n'utarakoze icyaha, kandi akamena amaraso kugira ngo icyaha gihorerwe amaraso. Azabizi, arabyemera. Umwanditsi niwe wavuze ngo ni igitangaza kubona Imana yemera ikabyarwa n'umugore. Yesu ashimwe cyane. Aramanuka yicisha bugufi, ntiyemera, araganduka, ava mu ntebe ze z'icyubahiro, araganduka, aca bugufi, ariko afite misiyo kugira ngo njyewe nawe gucungura. Mwami w'igitangaza uje gushyira kuri ordre ibintu byose kuri ordre, kandi isi izayimenya ko yaje. Yesaya yabihanura akavuga kuri yashaka kuvuga ngo umunsi azaza ntibisaba ibimenyetso byinshi, n'isi izayimenya ko hari undi waje. Yesu ashimwe cyane. Imana ikomeye.
iyo Yesaya muhanura akavuga ngo Imana ikomeye, ni Imana ikomeye, yashakaga kukubwira ngo numva nafashwe n'ubwoba kuko isi igiti gisa abakozi b'Imana. Hari ubwo tubivuga tukagira ngo ntituye mu isi. Isi igiti gisa, igiguti gisa. Isi bujya bwira butarira. Ariko uzibuke ko ari Imana ikomeye. Haleluya. Imana ikomeye. Ni Imana itabara. Tukiri abana bajya kubona amafilime, ukabona amafilime nk'aya y'Abanyamerika n'abandi bose ukuntu batabaye, ukuntu Abisiraheli baje gutabara bene wabo hano Uganda. Ni Imana itabara. Haleluya. Ikagutabara mu bibazo ukayoberwa. Yesu ashimwe cyane. Nujya rero ubona akaguki kagufashe byuke ariko Yesu mu misiyo zamuzanye mu nshingano afitemo ko ari n'Imana ikomeye. Imana itabara abavandimwe basigaye. Ni Imana igaragaza ubutwari, ikazana autorité. Tuvuge ngo autorité bamugani nuko ndimo kubwira abakuru. Yesu ashimwe cyane. Ikazana ubutware bwayo. Hagiye yicisha bugufi kwa kundi natangiye mva ko nicishe bugufi ari mashyira kuri ordre, ariko umunsi umwe abwira Hede ngo wangu mugire mubwire ngo ni ingunzu, tangiye kwambara autorité. Haleluya. Hari igihe azana autorité ku bibazo byakugoye, ukibuke wongera uvuge ngo malgré tout mfite Imana ikomeye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni Imana ikigaragaza autorité mu bikorwa byawe, mu buzima rusange, mu gihe ibintu byagoranye, mu gihe isi amaformire yayo byagoranye, ariko Imana ikaserukana ubudahangarwa bwayo, ubutware bwayo, ubushobozi bwayo. Data wa twese. Data wa twese nukongera ikakwibutsa ko uzaba umuntu ugacumura. Hari umunsi uzacumura. Ngewe njya mbahaye urugero, buriya umuntu waba atarabonye mama we ndamusengera, kuko hari ibintu byinshi atabonye. Ngewe naramubonye, twarabanye, yego nanjye sinkimufite ujuruduyi, ariko namaze imyaka 18 mbona mama. Haleluya. Umunsi umwe ikikubwira mama w'umuntu, sinzi impamvu ntanze urugero kuri data wa twese nkavuga umubyeyi. Ikikubwira mama w'umuntu araguhana, twahacumura, abana baracumura, ariko umwana aracumura. Ikikubwira nyina we direct, umwana aracumura agahanwa, ariko umwana ahungira kuri nyina, ahungira kurimo kumuhana. Ariko nubona niburi nakure naka example ababyeyi muzakore observation, buretse niba uri umubyeyi gito, sinzi kuno waba uri kuri dogere yo kuba wahana umwana akaguhunga. Noneho iyo utari umubyeyi we, iyo ukubise umwana yenda uramurera, cyangwa se n'umwana wa muri urwo rugo, iyo umukubise arahunga, kandi ntaguhungireho, ataguhungiraho, aba yararangije kurema ushobora kuba mwumva niwo burya ashakisha kumuhungiraho. Niyamubuzaho niho ajya guhungira mu zindi shambure cyangwa mu mihana, ariko burya barimo ashakisha mu mutwe we ninde ari buhungireho, kandi ndabamuhaniye ukuri. Ariko umubyeyi uzi inshingano za kibyeyi, niyo arimo guhana umwana amuhungiraho, amuhungira mu bitenge cyangwa akamwizingirizaho. Burya bishobose gusobanura iki? Data wa twese ni Imana ijya imenya ko tujya tunacumura. Yesu Kristo kuko uyu niwe yavugaga, ariko akongera akagaruka akaba data wa twese, akongera akamenya ko yongera kuvuga ngo nabuze ijambo bihuye, ariko akongera akakwiyegereza, akongera akavuga ngo garuka, njye naguhanya ko garuka mwana wanjye. Haleluya. Ni ukuvuga ari ukuntu ujya ucumura nawe ukajya kure, uko urimo kujya kure cyane urimo urasangisha Satani kure, urimo urajya kure y'Imana, ariko urimo uriyegera cyane Satani, kandi ngongera gucukura ubwo rushyu rwaraguyemo. Ariko nucumura wongereye ubuke ngo ariko data wa twese arahari, wongere ugaruke, umugarukire, wemera ibihano bye, ariko unamugarukire umuhungireho, azakubera data wa twese. Ngo Yesaya hano yaravuga ngo data wa twese azaba umufasha, azaba umwami w'umunyebambe ibihe byose. Ntazinukwa, twebwe turazinukwa. Ndakubwira nkaguhana, wasaba imbabazi nkaziguha, ejo wasubira ntangira kucyo kintu nagutangiriye nakubabariye. Avuga ngo siwe wakoze cya kindi, ariko ni data wa twese y'umunyebambe kandi ibihe byose. Umwami w'amahoro ari naho nshoreje. Iyo avuze ko ari umwami w'amahoro,
n'umwami w'amahoro nyine. Amahoro sinayasobanura ngo iki. Ubutware bwe buzanira abantu ubumwe no kubana neza ku giti cyawe. Donc bukuzanira ubumwe, ubutware bwe niba ariko nacyo ni indicateur cyangwa se ni igipimo wapimisha kuri muri uwo mwanya, kuko ubundi dusanzwe tumenyereye ijambo rivuga ngo niryo twamenyereye twebwe abarokore, ngo abamwizeye bose yabahaye. Ubwo ni Yohana ibice ngo 11 n'umurongo nyangwa 12, cyangwa se naho ngaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ukumva avuze ngo ariko ni igice cya 12, ngo abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwizeye bose, si uko dusoma kandi uko ni ukuri. Ariko ndashaka kongeraho ngo ikindi kizapima ko wagezemo ukaba uri mu buntu bwe, ariko ukashaka kuba waratangiye guhusha intego, kuko hari n'abarimo indani bahushije intego, kandi abo nibo bababaje. Bujya kubwiriza abatarakizwa biroroshye, ariko kubwiriza uzi ko akijijwe biragoranye, uzi ko ari mu murongo. Ariko iki kintu cya nyuma kikubera igipimo, nubona nta mahoro ufite. Nshaka kuvuga amahoro, sinshaka kuvuga kuba hari ibintu bikurwanya. Donc mu byo urimo, mu murimo wayo urimo, ubumwe bukabura, ukabona ubumwe burabuze, ugasanga ubumwe mu batera amakimbirane, cyangwa se uri muri timu irimo gutera amakimbirane, uzamenye ngo ibyo byose singikorera umwami w'amahoro, kuko biri mu kimwe kimuranga, kiranga n'abakozi be. Nuwisanga, nuwikontorora, kandi uri muri warahamagawe, warabatijwe, ukora umurimo w'Imana, ufite inshingano runaka, ariko wakwikontorora wenyine, ugasanga uri umwe mu batera amakimbirane, cyangwa uri umwe muri bari mu ikipe y'amakimbirane, uzavuge ngo mu nshingano ya nyuma Yesaya yahanuye yuko ari umwami w'amahoro, n'ubwami bwe bukaba ubwami bw'amahoro, nabuhushije. Reka shakishe kunungaruka. Yesu ashimwe cyane. Umuntu umwe yagize kutubwira, aratubwira ngo bari bamugira inama bamwereka ko ubuyobozi runaka butameze neza, ati ndabona twafasha tugahaguruka tukaburwanya. Ariko amubwira ijambo ryiza, aramubwira ngo rero Imana nirambirwa, Eugene kanivuge, nirambirwa Eugene nk'umukozi wayo kubera amakosa yikoreye, kandi kabone ikwiriye kumukubita urushyi. Haleluya. Ukabone ikwiye kumukubita urushyi, uzirinde kuba umwe Imana yatekereza igasanga ni wowe ukwiriye gutumwa iyo misiyo, kuko nigukoresha igasanga ni wowe ukwiriye guhaguruka ajya gukubita urushyi umukozi wayo ishakira guhana, ariko n'umuhamagaro wawe uzarangira na rwa rushyi. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko nubona uri mu makimbirane cyangwa uri mu bayatera, icya mbere uzibwire mu mutima wawe ntawe ukugishije inama, nta buhanuzi bumutegereje, kuba watangiye guhusha intego, kuko ni umwami w'amahoro. Ndashoje. Nagiye mvuga utuntu twinshi. Natangiriye nerekana uburyo yavuzwe kera, ndetse atangira kugenda yiyerekana. Hari n'igihe burya yakoraga, muzumva abaririmbyi mukunda kubiririmba ngo burya na ya nkingi y'igicu yabayoboye mu nyanja, ngo nawe burya ni Kristo, kandi nibyo. Na rwa rutare Mose yakubise amazi akaboneka bakanywa, burya ni Kristo, nibyo koko. Iyo ni periode yabaye. Hari igihe yagaragaye nk'uruhinja ariho turi, araseruka kugira ngo akunde yambara uyu mubiri awucungura awuzi neza. Iyo periode nayo iraba.
nababwiye ko hari igihe yapfuye kugira ngo akunde ikiguza cyishyure. Iyo periode nayo iraba. Ku munsi wa gatatu arazuka. Abanyamategeko bayimenya mbere, bashyiraho ingamba nyamukuru nyinshi zibibuza iyo message gutambuka. Iranga iratambuka. Yiyereka abigishwa be mu ngeri zitandukanye. Ibyo nabyo byarabaye. Asoza arababwira ati ndagiye ariko nzagaruka, kandi nzagaruka kubatwara. Mukozi w'Imana, Noheli iyo shema mvuze ugihora uyibuka, uvuge ngo ariko ari umunsi umwe azaza kudutwara, azasanga niteguye. Umunsi umwe ngiyo ni ukuvuga igikorwa yatangije ntikiragira ku musozo kuko ntaragaruka kudutwara. Haraho yadusize, adusigira akazi, nawe niyo mpamvu karimo, ariko igikorwa nyamukuru umushinga yatangije azawusoza umunsi itorero ryo rizazamuka. Ndakwifuriza ku munsi wa Noheli ukomeze wibuke ibyo ngibyo, kandi mu nzira nyinshi uzahura nazo ntuzabure imwe mu nshingano afite cyangwa mu butwara afite bwagutabara muri icyo gihe. Niba wahuye n'ibikugerageza uzibuke ko ari Imana ikomeye, kandi nuhura na tentation zikugusha mu bibazo ntuzamujye kure, uzibuke ko ari data wa twese, umubyeyi wacu wa twese. Yesu ashimwe cyane. Nujya kure ukabona wayobye, ikizagupimisha uzasanga uri mu bicu by'amatiku. Nubona wagize mu bicu by'amatiku uzagaruke kare, uzabutakira uyoborwa n'umwami w'amahoro. Muhaguruke dusenge Imana. Ndashoje, mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire 2021. Dusenge Imana. Imana isumba byose, ndagushimiye ko wongeye kutwibutsa kuvuka ufite mission nkuru yo kuducungura. Twari kure y'amasezerano, iwacu hatazwi, tudafite isezerano ry'ibizaba, turi kure y'amasezerano. Wiyemeza kumanuka wambara umubiri, wambara uyu mubiri ubora, wemera gupfa kandi urupfu rubi rwo ku musaraba, kugira ngo njyewe n'imiryango yanjye n'Abanyarwanda n'Abanyafurika turokoke. Utubikiye ejo hazaza heza. Haleluya. Utubikiye ubugingo buhoraho, kandi uratubwira ngo tukomeze tube maso kuko kuza kuzaza, kandi uzasanga uzatwara ukiri maso. Turabizi neza dufite ibirimo kutudeviya bikadukura mu nshingano, bikadukura mu mission, bikadukura mu nzira. Ariko aravuze, umuririmbyi araririmba ngo ibyo ubibona uzaza uciyo migozi. Turasenze ngo uciyo migozi. Twinjiye mu mwaka 2021, ariko turasenze ngo uciyo migozi, kandi ukomeze utubere data wa twese, umujyanama, Imana ikomeye kandi umwami w'amahoro. Urakoze kubyumvise, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha. Amen. Arakoze umwigisha. Hari ibintu bitatu umuntu yasigarana kuri Noheli ya 2021.